DJ asunika pasi gato cyane kurande hariya kwa Emuirene na Filipita reka ture Filipita hariya reka ture Filipita arazamuka ariko bamukubita takira umupira arawutakaza yikoza hasi hariya yikoza hasi hariya reka turabiza mu neza cyane hariya Jay Squeezer rutayiza Maria asunika pasi kwa Dekati reka ture Dekati hariya ariko Davis tamutera takira mu gatorohamo aramubwira toro Maria Davis aramubwira ati ndimo ndakinira ikipe yanjye ntago nshobora korohamo Dekati aramubwira ati niba utoramo byose ndabishyira hanze reka ture Jay Squeezer yariza mu neza cyane surikira pasi Dekati hariya bariza mu Dekati imbere za Maria goal papi ngiye kukubwira igorane rivuga uri umunyarwanda aho ariko ufata mikoro yego uzi ikinyarwanda yega fan okay nta kibazo ijambo inkirira hato bisobanuye iki inkirira hato bisobanura ko akunda umuntu akirara ahantu hato ni inkirira hato wakize uri ahantu hato uri muri small size okay inkirira hato uri umunyarwanda reka nongere uri umunyarwanda yes okay yego ndi umunyarwanda uzi ikinyarwanda yego ndakizi subiramo aya magambo uvuga ngo simenya akamenya ariko nyina akamenya ko menya uvuga cyane subiramo simenya akamenya ariko nyina akamenya ko menya simenya akamenya ko menya kakamenya ngo bisubiremo ngo abantu ntago nakubeshya ubundi iyo byabagaho byakabaye bibaho hakaba nka radio zishajisha abantu radio z'abantu bakuze nyine nka 50% y'abantu bakuze bari ku maradiyo bagita bacaho bagita haza generation cyane kubera ko turimo kuburaho ducamane ariko One more time, welcome back mu kiganiro cy'imyidagaduro. This is the home of entertainment. We inspire. One more time, again we discover, again we entertain. Ariko none tukabanza tukiga we learn. Men Jovi, amakuru ngandi kuvuga gake ntuje kugira ngo abantu bataza kubyumva neza. Iyi ni Shambo Show kuri YouTube channel, ushobora subscribe, like, share, comment tukasubira umunsi ku wundi. Ndakwifuriza ibihe byiza, ndakwifuriza kumeza kugubwa neza. Uzi neza kuri umunyarwanda, uzi neza kuri umukongomani, uzi neza kuri East Africa, uzi neza kuri umunyafrika, uzi neza kuri umuntu mwese. Ndiko n'umuvuzi w'imipira ni umunyamakuru mugenzi wacu umwe mu bahanga navuga ngo muri no generation yacu irimo kuzamuka ukomeye cyane by'umwihariko ku bantu bagiye bakunda gukurikirana Fine FM nimwe muri radio zimo gutwika mino minsi bayada bimeze bite bro sawa cyane makuru ni sawa meze neza nta kibazo Fine FM birimo gutwika ntago beshya abantu ntago beshya ndabizi ntago Shambo Show yabeshya abanyarwanda Shambo Show kuri YouTube channel bakore subscribe tetu hano munsi ku wundi ndabashaka kumenya ijwi rya Joshua turi kumwe ntago barakora subscribe ababyeso muri cyose kari kimwe nkiriho ariko amagorane se papi ngiye kukubwira igorane rivuga uri umunyarwanda aho ariko ufata mikoro yego uzi ikinyarwanda yega fan okay nta kibazo ijambo inkirira hato bisobanuye iki inkirira hato bisobanura ko akunda umuntu akirara ahantu hato ni inkirira hato wakize uri ahantu hato uri muri small size okay inkirira hato man inkirira hato reka ngusubize kugira ngo nyine uri umunyamakuru ariko numva kubera ko uri umunyamakuru inkirira hato reba wari uzi gusonga ubugari urabizi iyo urimo gusonga ubugari bugashya nyine wabwaruye hari agafuka basigayemo hagati hariya nkumva kare nuko bita inkirira hato
reka nako kantu nyine kaba kasigaye mu bugari ntago ari nyine urabyumva nyine turadufu nakafungo kwanza nyine kaba kasigayemo kine kinyarwanda umusore uvuga ngo wenda mushobora kuba muri mwahantu muri abantu benshi urumva reka ngiye mbishyira uko mbyumva hakaba nk'ikintu akaba ariyo muntu usigara wenda abantu mwari muri kumwe bose bakabafata akaba ariyo usigara wowe ukiriye ahantu hato nyine ugahonoka no gusinda oya si muserera nyine wahonotse papi uri umunyarwanda reka nongere uri umunyarwanda yes okay yego ndi umunyarwanda uzi ikinyarwanda yego ndakizi subiramo aya magambo uvuga ngo simenya akamenya ariko nyina akamenya ko menya simenya akamenya ariko nyina akamenya ko menya simenya akamenya ko menya kakamenya ngo bisubiremo ngo abantu situmo kwikodira simenya akamenya ariko nyina akamenya ko menya ngasubiza simenya akantu okay papi nabo subiramo dukomeze ikiganiro reka rero Francis abivuge niyongera dusubiremo ngo ni zana mikro hano simenya akamenya ariko nyina akamenya ko menya naba nkubeshye nawe barimo aravuga ntagari okay ngo uvuga no nk'umunyamakuru no gutanga interview papi uzi ikinyarwanda yego nzi ikinyarwanda uri umunyarwanda yego ndi umunyarwanda subiramo aya magambo simenya akamenya ariko nyina akamenya ko menya okay urimo gukabya katikomeza ikiganiro anyway so tuhaye ikaze rero muri rusange n'abanyamakuru turi kumwe na munyamakuru w'imikino yitwa Francis akora kuri Fine FM by the way mu mikino ko nibyo kwamaze uko yabi namwe murakabya yitwa Joby Joshua mwamvuga mukaye mu magorane no munyamakuru w'ISIBO uyu munsi sinzi gahunda afite niyo bikiriko nabyo ndabivuga byose mu kanya ntago rabizi ko nta namaze bro mw'ISIBO kamere kwa Joby mwiso imeze bite mu magorane muri rusange mw'ISIBO ni poa ni amahoro twakoraga ase kuzana ariko ni iki twakoraga ariko nyine haba impinduka ikisi nyine baravuga ngo akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze yego urukiye ugiye kumenya iyo bweze he ako si biti okay honestly ntago nkikora amagora by'umwihariko capa ntago nkikoramo bitewe n'impamvu bwite ariko impinduka zizabamo abanyarwanda bazazimenya vuba kubona abanyamakuru bashiftinga ku maradiyo umunsi ku wundi nkaba batijara abajoweri nahaje ubwo nabandi bose ndabizi ko murimo kugira bro niba atari banguye he n'iki kintu uzanye ahubwo umbabarire mbanze nshimira abo bantu n'ukuri sinakubeshya umuntu witwa Tijara TK umuntu witwa Mike Karangwa na bariya baji bose ba Joel noneho ukongeraho BNB yose n'ukuri sinakubeshya bariya abantu n'abantu bo gushimirwa uzi impamvu bariya abantu iyo batagenda hari abantu batari buzamenyekana ntago nakubeshya ubundi iyo byabagaho byakabaye bibaho hakaba nka radio zishajisha abantu radio z'abantu bakuze nyine nka 50% y'abantu bakuze bari ku maradiyo bagita bacaho bagita haza generation cyase kubera ko turimo kuburaho ducamane ariko okay bitewe nuko turimo gukora gisi nahita nkusubiza ngo ngiye guhita njya hangaha ariko hari ibyo ndimo gutegura hamwe n'Imana haleluya ako se biti papi nigeze gukoresha interview ndabizi kuri umuyisilamu urumva rero ibintu byo kwivugisha ngo wakizwa keretse nawe warakijijwe vuba twikomereze urumva okay rero vuba hangaha hamwe n'Imana no gukora cyane turaza kubona impinduka okay sinshobora kubwira ngo ntago nkiri umunyamakuru w'ISIBO kuko mfite ikarita y'ISIBO ariko ikiganiro nakoragamo ntago ngikoramo
byose birashoboka. Okay, tikwe na basket abanyarwanda ko bamuzi cyane muri mu kwamamaza imipira basket, by the way nagari basket ni basket like man ira gahunda yanyu ikambyite basket ira gahunda yanyu musimuzana tunuza abaye muhanzi se nawe two kuzana bene ayo mazina se amazina nyine gomba kugira gutya basket ni umujyi witwa basket ni umujyi witwa basket ari ukuntu ushaka ikintu cyitandukaniro kugira ngo niba bumva nyine abandi babashe kubatandukanya nawe ukagira umwihariko. Basket ni umujyi wo muri Espagne, habaye ikipe bita Atletico Bilbao, ndi umufana wayo ukomeye cyane. Uwo mujyi w'ibasket atari ibanga wayifanya ryari urumva kwa kundi tugira abantu b'abanyarwanda umugasanga hari umutipe numvishe witwa Bugesera. Uyu rero yitwa Bugesera muri Espagne. Arabakunda kubivuga nayo bakarena ngo ese wazabirangije ukavuga ngo ni busket ukavuga ngo ni basket ariko ni basket nk'umunyamakuru w'imikino abandi twakira ako nige mvuga ku match ngiratangiye tangire match yaje mwisabire reka musabe hari match yigeze kogeza itarabaye. Urumva iyo match yari match y'abantu bo muri showbiz harimo ba Dekati niwe wayikoze nayisubire urashaka akapera mushyize hanze byose mbishyize hanze ntabwo narenze kare match urashaka akapera se kaba ba bloggers na bari bahuye harya n'abantu bakoze trend ku ma YouTube channels harimo ba Yaka harimo ba Sky 2 harimo ba Davis D bari banze korohamo. Reka dutangire mikaze reka umuvandimwe mikaze sinabwiye ko akunda gukurikirana utuntu twinshi amikaze ku kibuga ubwo barakinira kuri stade ihe stade hani twika handi harya basafi bajyaga bakorera imyitozo na Platini akabuga bajyaga bakiniraho ntago nkibuka neza gusa mikaze ku kibuga stade yari yose nushaka kuvuga Old Trafford nushaka kuvuga hehe nta kibazo ngende itari andi stade igomba kwirwa Shadi ase kutavuze banze uvuge ngo aro studio. Anyway, reka twakire Karuhanga Francis Basket ari kuri stade yagiye kuba dukurikirana umukino ugiye guhuza aba blogger ndetse n'abantu bagiye batrendinga kuri social media. Hanyuma Basket uratwumva? Ndakumva neza cyane Joshua, urakoze cyane kuma ikaze kuri stade Old Trafford hagiye kubera umukino w'abakinnyi bakomeye cyane cyangwa se amakipe akomeye cyane n'aba bloggers ndetse n'aba bantu bakoze ama trend kuri YouTube channels. Reka turebe hagati hariya ikipe y'aba bloggers harimo abakinnyi benshi bagiye batandukanye amazina ushobora kwitega muri uyu mukino. Musifuzi hariya Muyoboke agiye gutangiza match. Reka turebe Muyoboke hariya asifura mu ifirimbi. Reka turebe abasore b'ikipe ya YouTube barazamuka neza cyane. Reka turebe kwa Yakariya yakayizamukira neza cyane asunika passe kwa reka turebe ni Sky 2 afite inkuru bindi hari abayisomyeho neza cyane ameze neza arizamukira neza cyane agonga gapasse neza cyane ari ku ruhande. Reka turebe izamukira asubiza umupira inyuma neza cyane yitonze aba bloggers bifatira umupira. Reka turebe DJ asunika passe gato cyane ku ruhande hariya kwa Emuyirene na Philipita. Reka turebe Philipita arazamuka ariko bamukubita tackle umupira arawutakaza yikoza hasi hariya hariya. Reka turebe izamukira neza cyane hariya Jay Squeezer rutayiza Maria asunika passe kwa Dekati. Reka turebe Dekati hariya ariko Davis tamutera tackle bwatorohamo aramubwira toroha Maria. Davis aramubwira ati ndimo ndakinira ikipe yanjye ntago nshaka korohamo. Dekati aramubwira ati niba utoramo byose ndabishyira hanze. Reka turebe Jay Squeezer rero izamukira neza cyane surikira passe Dekati hariya barizamukira Dekati imbere za Maria
kipe ya kipe ka tuyifashishe kuko yago ndimo kumva ku gatebe yago ntago arimo kumva yarari barimo no hagati ahubwo yago yaravunanaga zamani akiri muzi kwa Dekate reka turebe itimu kwa Dekate akoshaba abavandimwe abantu bamwe baburanye ngo ntago bumvikanyemo hari abantu batangiye kubura ndabuze SMS nyinshi cyane ngo kwa dushyize mu ikipe yawe iyo kipe bite ikipe Kandere none akufata mikrofone mbireba mwana mwe mumaze y'utuntu nacyo none se wayemereraga kubaza ikibazo ngaho mbaza none se uri i Kigali sibyo uri i Kigali nyine uzi Kigali reka tuvuge nyine uyu munsi uri i Kigali bandimwe yarandwaye umaze igihe kingana gute utarasubira mu rugo mana meruki iwacu barankumbura nta gahunda yo gusubira vuba mfite cyokora ndaye ngiye nko kuri bonane no kuri noheri ariko nukuri ndabakunda pe ubwo urumva igihe merukirayo ni muri iyo minsi ikibazo cyawe ntabwo urimo kukinsubiza reka kwanza tubanze dukomeze hano uza i Kigali bwa mbere uzi Kigali bwa mbere hari ryari mwana ntabwo nari nzi ubwenge kubera ko navukiye i Kigali wavukiye i Kigali navukiye kwa muganga wavukiye kwa muganga ahagana he reba hari abantu nyine babazi utarivurije kwa Mucumbitsi muri Kigali ntago waba uhazi aho ngaho urumva uyu musore nawe papi waretse tukabona reka tubanze turangize ibyawe ibindi uraza kwimbaza nyuma uyu musore arashaka kunzanisha amateka mwana nagenze muroka none se reka tuyanyuremo nyine by'incamake wenda byo byose ujya kugera i Kigali hari ahantu wari warabanje hari n'izindi radio stations ziriya nyine wari wabanje gukoreraho ubwo reka tunahavuge za Nyagatare urumva kuva urugendo tunyuremo muri make urugendo rwo kuva Nyagatare ugera hano i Kigali urugendo nyine rwawe rw'itangazamakuru kuva Nyagatare ngenda shanga uhera Nyagatare ugire n'abantu nyine usuhuza ariko urugendo rwawe mu ncamake kuva i Nyagatare sibyo uyu muvandimwe n'abatari baza akomoka i Nyagatare urugendo rwo kuva i Nyagatare mu itangazamakuru haso wanyuzemo izo arizo zose tubwire mu ncamake hari umugabo nigeze kumva kare Didimana numvaga yaraciye mu maklabu gutya urumva amanuka azamuka urumva ndavuga ni mwana hasi ziratandukanye hari ukuntu nyine uva nko mu kiganiro urimo kumvangira hari ukuntu uva nko mu kiganiro ukicara ugatekereza nyine nk'ibiganiro bya kera wajya gukora kera man ibi bintu rero ntabwo byari byoroshye yewe murashaka ko mvuga uru rugendo abanyarwanda bumve ubanze wirangize ni mu birangize babwira urugendo neza urayibonye banza turangize iby'iyi match ibindi zo kuyimbaza nyuma okay turaza kubigarukaho nyuma ubwo nta kibazo ase kushaka kudusubiriza inyuma zana iyo match iyo match ngo dere ndi muri Instagram yango yitwereke match ariko ndimo kwibona ngo match muri rusange niyo ngiyo kumva ko match arabanagaza manuka iyi match twika koko match ya Shadibu nizere ko Shadibu yari captain umva katiyomene asunika pasi kwa kapitani Kubwonko uwo match atangira Bakoze kuri baro asunika pasi kwa kugeza utemwa asunika pasi kwa Rukikiranya imbere abanyarwanda ntibumve ko tuma kwa disturbinga asunika pasi kwa Yago izongereza cyane Yago reka turebe gashaka repanze Imana yatoka pasi kwa Bafite from Fotalia reka turebe ko nawe turawufata Philippe tarazamukaria reka turebe shaka
Centre de Visdi azenga umupira imbere neza cyane abanyarwanda ko atazwa kuno match. Anyway, turaganiraho gato muri rusange ariko wenda ko ya n'iminota ataza wenda kudufata cyane. Yarakwaje ikibazo cyiza kuntu like urugendo rwawe kuva Nyagatare kabanyarwanda imenya nubwo wavukiye ku bitaro Nyagatare niho benshi bakuze katuvuye ko wenda wavukiye muri Amerika wisanga Nyagatare. Reka mbikubwira zose mu Nyagatare nta bitaro. Reka mubwire. Okay, ubwo ni story aza. Yego. Nk'itatu sinjya nkunda kubivuga cyane ariko navukiye muri Kabuga nayikuriyemo ariko biza kuba ngombwa bitewe n'ubuzima nyine bw'abanyarwanda tubaho bidusaba kwimuka n'umuryango twese dufite dusubira Nyagatare nyine hamwe kuko iyo ababyeyi bazimiriye yabo ndebye ni naringiye guca umugani w'amazi atemba asubira hehe ntabwo ari byo mvuze numva nuko rero ngerayo ndahakurira kuva mu gatatu primaire urumva nari ndi mutoya nahakuriye niho mfata nko mu rugo cyane ndanahakunda na agace keza kamwe mu duce twiza turi muri kino gihugu abantu batazi muzajye kwasura by the way muzasure n'ahantu heza cyane yego nyuma yaho rero ndakura nza kuhava secondaire ndagenda nyine by'ubuzima nza kugaruka nkubitana na the basement urumva reka mbyite basement kuko ni hasi gutyo uko nguko cyangwa se reka mbyite fondation nkubitana na fondation yangize uwundi we muri itangazamakuru ndumva nta n'impamvu yo guhisha itangazamakuru ni Flash FM ibari bagikubitayo branch yabo rero nagize amahirwe nari ndi umwana wikundira muziki football ari arananiye pe ariko numvaga nzakina football man ntajyana Amavubi mu gikombe cy'isi seriously biri serious ni ambition nari mfite ariko biza kurangira nyine bidakunze rero muzike nari mvuye kwiga muzike ndabyibuka niyambariye agasengeri narengejejeho akajampa gutya n'ingofero na gitari ndimo kwiga muzike nkubitana mpita mbona icyapa cya Flash twende se Flash yaje hano ndababaza barambwira babwiye nta hantu ugiye gushakamo ubundi bari bamaze nk'amezi nk'atanu bakora ariko nyine bagiye onea nko mu mezi abiri yego noneho ndagenda baranyakira bitene byiza amakuru witwa nde ndababwira tugufasha iki nahasanze abasore babiri abagabo babiri ubu ngubu n'abagabo barubatse umugabo witwa Hitimana Serva n'uwitwa Kwigira Isa bari bicaye ari nabo bayobozi baho ngaho wumve nyine umusore wiyambariye Masai wikubitiyemo agasengeri na gitari ku rutugu nuko mageze Isa itambwira ati reka niganirire n'umujene nyine nkubita ku ruhande bimeze bite ndamubwira nshaka gukora itangazamakuru hari ahandi wari kuze se happy nibwo nkiva muri secondaire cyokora ku ishuri narabikoraga nta kibazo ubwo genda nzanire CV yawe na leta numva CV yanjye siri wiki Media Club noneho ndatuza ntago nshaka kwamamariza ikigo nize ariko ni ikigo gitwika ko cyareze abasore batwika muri media y'u Rwanda benshi cyane seriously kandi ntago mbeshya ibabura musoro muri nziza nibigira abanyarwanda bagomba kugusobanukirwa neza harimo kutubwira ati abantu bafata igihe basozemo papi abantu bakeneye kuduha no tubwira ndiba kubona ibintu muri telefone urayibona amahunda yayimeze gute injo kandi avuga ati abantu bagira batanga akantu borohemo urumva navugaga abantu bagira batanga umwanya dukore nk'abahinzi barabizi abahinzi iyo umuhinzi arimo guhinga urageraho ibihingwa wahinze
niba ari ibigori niba ari ibishyimbo bikera iyo bigeze urasarura ugakuramo dani ukongera ugahinga rero nicyo kintu ntabwo turi ibihingwa mutanyumva nabi ntabwo turi ibihingwa ariko abantu bakuze nibagire batamubona be kuduha umwanya nyine badusige mu kibuga cya twenyine kuko dukeneye experience ariko reka tudevelope system yo gukorera hamwe by'umwihariko mu itangazamakuru niryo ndimo tuvugisha ukuri nakoze ndumva sinashatse kuvuga itangazamakuru ngo bitunge agatoki ariko ugakora stage ni nko mu volontaire itangazamakuru cyo kinjiza amamiliyoni buri kwezi ukaba udafite ko n'ibihumbi 20 bigiye kuba 10 niyo hazira iki za giti urumva papito no hazira za giti ziza gute man ngewe nta mafaranga mfite nkeneye gutega nkeneye kumara time nyine basic needs tunyiranye yego ariko utekereza umuhanzi nakuzanira indirimbo kandi ubizi ko ugiye kumukina we ntabwo uri guca amafaranga rero ikintu ndimo kuvuga reka habe gusa nyine abayobozi b'itangazamakuru mwumve ko bino bintu ari ibintu biremereye gukoresha umwana amezi 2, 3, 5, 6 kugera ku mwaka nta n'igice hari umunyamakuru ugeze kubimbwira arambwira ati bro ati ngira koze imyaka 4 nta kintu ndabona noneho umaze umwaka umwe muri isarara narubwira nti papa ambika mukozi uzi indimi gusa utazi computer ngo ni iki ndimo editing video nkajya kuri mikoro nkakora amasaha 3 ikiganiro nabyo bikaza kurangira nta kintu rero ubwo buremere umubyeyi arabona uburyo kugenda icyo gihe nabaga ntabwo noneho byagete ntibirabona arabona uburyo kugenda basikara hano arabizi mani ibintu ni ibintu ducamo waraheze ugataha ntacyo ukaza kumusaba amafaranga yo kurangiza kwiyogoshesha tekereza impamvu icyo kintu ashobora akazi gutubuka wahamwe ugatangira ntabwo sinzi uburyo nyine twe turi dutekereza ariko tubaye abantu bakuru twagereza tugenda nicyo kintu gituma ashimira abagabo n'abagore abasore basa bamwe banze gushaka iyo ni topic ariko nicyo gituma nshimira abantu nk'abo ngabo abantu bitwa abantu nahoze mbikubwira nakubwiye ndashimira vision ikintu ikoze ndagishima pe noneho BNB iyo yakoze kurya nkunda cyane n'ubu nyibashimira tera team yose ikagenda igakora ikintu kinini kuki nibiya ni mind yakabaye ifasha abandi kimwe n'isibo kimwe n'isibo nubwo nyine bashaka tuvuga ngo ni televiziyo y'urubyiruko y'impano nshyashya impano nshyashya irimo n'impano zari zisanzwe iyo ni reality man kuri impano nshya twebwe twaziye twebwe n'abandi turi kumwe twaziye ariko mu by'ukuri bafashe abantu batwaye imyanya yabo yagiyemo n'abandi bantu icyo kintu cyakabaye cyo gushima Imana cyo gushima reka noneho tujye kumva ni basket kandi yamaze kutubwira manche tuzanye n'abanyarwanda ko tuza gusuzana no duhariye timbo mu mutwe ntabwo ari akantu bagize ariko nabizi ko kwibuka neza ngo nkantuza zo bakomozaho basket ni umuntu ki yaje kwinjira bitangaza ko kugira sport abanyarwanda ari kibafite uratangiye ati basket ni umuntu ki ni umusore ukiri ingaragu ukiri mutoya njye rero urugendo rwanjye mu itangazamakuru cyangwa se mu rugo iwacu ni Nyagatare ahantu bita za Matimba haba abavandimwe benshi bari no muri itangazamakuru bakomoka nyine aho ngaho harimo ba Ruvuyanga harimo benshi cyane bakomoka hariya za Matimba mutwiki nta kundi nyine ni hahandi
nakundi n'ubundi. So rero njyewe urugendo rwanjye rw'itangazamakuru natangiye niga mu wa gatanu secondaire. Nagize amahirwe yo kwiga ku kigo ngagira n'amahirwe ko cyari gituranye na radio y'abaturage ya Nyagatare, RC Nyagatare ishami rya RBA. Niga mu wa gatanu ubwo navuga ku ishuri nimugoroba nkajya gukora ikiganiro cya sport. Urumva nkajya gukora ikiganiro cya sport cyatangiraga isaha y'isa 10 kikarangira saa 12 amasaha abiri. Nagiye nzamukiramo gahoro ndabyibuka ndi mu bantu nzi ko bazi gusoma ikinyarwanda neza, ariko my friend umunsi wa mbere kuri mikro umuntu twari twicaranye byari ibibazo bikomeye cyane, kuko urabona iyo ugitangira baguha utuntu tworoheje kugira ngo ibyo byose ugerageze kwisanga muri team utinyuke. Ubwo njyewe byari ukugira gute reka namusubiza cyane mu itangarambe, byari ukugira gute gusoma ubutumwa bw'abantu no kohereza kubusoma ubutumwa bigaragara neza binanditse no mu cyapa n'abantu bo kuri radio, abakunzi ba radio n'izina ry'akari byose akabyandika mu cyapa bigaragara. Ariko my friend kugira ngo nzasome ngo umuntu runaka aratwandikiye ari urugero katabaje mu bwe n'imirenge imwe mu karere ka Nyagatare, wenda aratwandikiye ubutumwa my friend kugira ngo ubutumwa nzabusome burangire ku buryo yageze aravuga ati sibi n'ibiki koko. Nyine nari mfite ubwoba mvuga umuntu wiga senior 5 mu mwaka wa gatanu w'amashuri yisumbuye ntagire mutoya banyumva nzi ko arimo kunyumva. Ndakubwiye ngo narebaga hariyo byanere bamuntu ubujangwe, nari mfite ubujangwe budasanzwe. Mfite agafoto arize ko ndaza ko kwereka ngiye muri radio bwa mbere nambaye Lacoste ndabyibuka yanditseho umutoza w'intore hano. Ntabwo njye iyo foto ariko uburyo narebaga amaso yendaga kumvamo ubutumwa rero nabusomaga urugero ati umuvandimwe Joshua aratwandikiye arashaka narasomaga nitwa Joshua rukakatabajemo nari mfite ubwo rero byumvikana kuri mikro kandi ndi muntu neza kuko nje n'izindi muri secondaire n'izindi bintu abantu basomaga ikinyarwanda neza, ariko nyine byaranze tu. Ubwo ni umunsi wa mbere nakubwiraga wumva ukuntu biba binavunanye ntabwo biba byoroshye, navuyemo nabize icyuya. Umuvandimwe ngaramaga ati bro soma kutuzi ibintu byoroshye sinyoroza icyo kiganiro kirangira cyaranye nabane Imana urakoze ati se ubu ejo nzagaruka hano hantu koko ati tayari ubungubu abantu banyujijemo ijisho, ariko kubigenda biza gake ndakora maze gukora naje nsaba stage barayimpereza. Nshimira rwose udamu rwose bamwita Keren Kirundi niwe hayoboraga basigaye akora muri RBA ni hari hano i Kigali. Mushimira ko yamaye stage sorry stade yayiguha yamaye stage reka mara zayakorewe azamweguriko aragize ko yari yabyumvisha ko harimo akantu nibura, kuko yaravugaga ati voice ni sawa ubu uzagenda ukosora ibintu bimwe na bimwe n'ubundi uko uzagenda uzamuka. Stage ndayikora amezi 6 ararangira, none amazi 6 amaze kurangira uravuga bati se rero nta kuntu waducika. Aravuga bati komezanya n'abandi ukore nta kibazo, we stage yararangiye ariko nta kibazo ufite impano ibintu bikora neza. Kuko ndabyibuka nigeze gukora ikiganiro ngiye nyine arinjira arambwira ati se niwe wakoraga niwe urimo kuvuga bya bintu, ndavuga ni ngiyewe. Aravuga ati so komeza ukorane n'abandi ntabwo stage yawe nirangira ntabwo uzava hano. Ndakomeza ndakora ubwo tayari nangira gukora nk'umu volontaire kuko habayo nka ibintu bya volunteers abanyamakuru cyane bakora volontaire. Nanjye ndakomeza ndakora imyaka irihirika, igihe kigeze ndavuga nti noneho igihe nari mfite mu karere ka Nyagatare wacu kirageze, ni igihe kirageze cyo uko nibya niba banguka nyoni katagurutse nikamenya iyo bweze ndavuga ati reka ngiye mu mujyi. Niba nibeshye nza mu mujyi nyine nza hano kwiruka muri ibintu bya media cyangwa se muri ibintu by'itangazamakuru. I Kigali nari nahageze inshuro ebyiri. Inshuro ya mbere reka nzikubwire ariko inshuro ya mbere byari ibintu byerekeranye n'amanota
urumva yanjye ubwo naje direct from Nyagatare kuri rep nta handi hantu nigeze ngata Nyagatare kuri rep birakemuka birarangira ndataha ubwo Kigali kwese ntabwo nari ngizi nuko ubwa kabiri nyine n'ubwo ngubwo nafashe icyemezo ndavuga nti ndaje amambaye ndaza Kigali mu by'ukuri ibintu nari nje mbona nje n'ubundi mu by'amasomo kwiga ariko nza mfite intego yuko ngiye kwirukanka kabisa. N'abantu mwe mu mbabarire nsoza ikiganiro tuzakora part 2 n'ubundi yitwa Joby Joshua akaba afite n'ubundi ari na CEO niba tanabibabwiye kamibabwiye ari CEO wa Jabash ni mwe muri company mo gutraininga cyane ari mu gihe Kigali aracyazamuka ariko mvuga kameze neza cyane n'umunyamakuru mugenzi wacu ku Isibo TV n'ubundi mwe ma television navuga n'ubundi akora akazi muri iminsi yitwa nanone muvanywe n'ubundi Francis aka Basket n'umwe mu bavanywe mu mikino cyangwa se mu kogeza imipira bamwe mu bahanga mwagiye munabyiyumvira rwose nakubwiza ukuri ko ari imwe mu mpano dufite hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kujyanye no kogeza imipira cyangwa se kuba abantu bakomatinga ibintu by'imipira n'iki akora kuri Fine FM nimwe muri radio nanone nakubwira ko imeze neza cyane muri iyi minsi ndanabasuza cyane abantu bose bakora hariye bwo ngubwo niba bakurikirana Shambo Show nkubwiza ukuri ko ari mu rugo w'imyidagaduro ndabakunda cyane ndanabashime cyane nuzi neza ko ukunda Jobash cyangwa se Joby Joshua cyangwa se ukabukunda n'ubundi uyu muvandimwe Basket nkubwiza ukuri ko wahisemo neza ndabatwikiye nyine nabuzwa niki then nitwa Ismail Papi Muhinda yine Shambo Show kora subscribe kuri YouTube channel yacu n'ubundi ukande na like niba wabikunze uduhe igitekerezo ese niki twazakora ubutaha ikiganiro part 2 mwifurije kuzayikurikirana kuko none tuzaturi kuri field fresh apana kuba badusuye hano tuzaturi kuri field Basket tuzamusanga muri studio atubwire kuntu yogeza match irimo ba Shadibu niki ngo Shadibu ngo Philip tagatera takire ngo ibintu ngibyo nyine n'ibindi byo tubiganira n'ubundi so je nakubwiye ni kimwe rero komeza dukurikirana umunsi ku wundi aho bundi abandi bose aho babukurikiye hose turabashimiye naho butaha Shambo Show.